nyina wa jambo uri izuba ryarasiye mu Rwanda ikibeho rikaboneshereza isi yose kugira ngo igire amahoro. Nyina wa jambo uri izuba ryarasiye mu Rwanda ikibeho rikaboneshereza isi yose kugira ngo igire amahoro. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Bavandimwe duhuriye mu gishura cy'umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo, Yezu Kristo akuzwe. Dukomeje kumva ubutumwa bw'ijuru dukura mu gitabo Mwagiye kureba iki Ikibeho, cyanditswe na Dominiko Makeli. Ubasomera ubwo butumwa ni Nyir'Ukuri. Ubushize twumvise igice cya kabiri kibonekerwa rya Valentina Nyiramukiza ryabaye kuri 25 z'ukwa 12 1986. Uyu munsi turumva igice cyaribyo cya gatatu ari nacyo cya nyuma, hanyuma turirangize. Aho twagarukiye ubushize, Bikira Mariya yaratangiye guha umugisha abari baje mu ibonekerwa ry'uwo munsi. Kubamenyereye by'amabonekerwa y'ikibeho, muribuka ko iyo umugisha utangiye, Bikira Mariya asaba ubonekerwa kumuvomerera umurima w'indabo. Ubonekerwa nawe ntiyongera kubona abantu bari aho nk'abantu, ahubwo ababonamo nk'indabo ziri mu murima. Ubwo rero Valentina mu kubona umurima w'indabo ari munini, yasabye umubyeyi Bikira Mariya kumuha igikoresho kinini cyo gutwaramo amazi yo kuvomera indabo, kugira ngo atajya agenda agaruka inshuro nyinshi kuko umurima nyine wari munini. Bikira Mariya nawe amucira umugani ngo isazi y'ubute ntirya igisebe. Byumvikana ko yari arimo amunengura ko yabaye umunebwe, adashaka kugenda agaruka. Mucyo rero twumve ibonekerwa uko ryakomeje rigenda muri icyo gihe cy'umugisha n'ibyakurikiyeho. Aho tugeze ni ku rupapuro rwa 203. Ubwo atera abantu amazi atabareba, ahubwo yirebera hejuru. Ya shapure ikaba iri muri ka kadobo, aza kuvuga atahongera ananiwe ndarekeraho aya mazi ku buryo ahaza uriya murima. Uzi ko nabasabye ikinini mukambwira munshira imigani gutya? Yikiriza nkaho hari icyo abwiwe, atega amatwi arabaza ati ubwo se mwantura hasi ku munsi mukuru? Atuzi ko abantu babaseka? Noneho avuga yongorera ati bavuga ko mugira amahane. Abaza nkutumvise neza icyo abwiwe, aturampemba iki? Ahera ko amanuka kuri podiyumu, agenda mu bantu atera amazi, aza kugera aho padiri mukuru wa Kibeho ari, amuhesha amazi urushyi, anamusukira ku rushyi rwe ngo yihe abigira inshuro enye. Amuramburiraho ibiganza ati uzakora ugushaka k'umwana wanjye, kandi uzakurikize ibyo wasezeraniye imbere y'umusaraba ko uzakorera Imana n'umutima wawe wose. Ntihazagire n'umwe ukujya mu gutwi ngo aguteshe icyo wiyemeje. Uzakomeze icyo wasezeranye nta bwoba, nta mushyitsi, kandi uzakomeze unyoborere abo ushinzwe. Ntihazagire roho n'imwe izazimira igihe izaba ije igusanga. Abaza nkutumvise neza icyo abwiwe, arakomeza aturahirwa wowe waje aho natambukije ukuboko k'urukundo rwanjye nk'abiyereka. Urahirwa kuko ari naho uvuka, kuko ari naho washinzwe. Urayobore ntuzayobye,
urishime ushimishe kandi urakomeze ukomeresheje aho ugereje. Ntuzasubire inyuma, ntihazagire n'umwe ukubeshya. Mbikubwiye ndi umubyeyi kandi nzi icyo mbikoreye. Ikimenyetso cyo kunywera ku rushyi ni ikikugaragariza ubwicishe bugufi, nk'uko na Yezu nawe bamuhaye indurwe na divayi isharira bakamugaburira ibibi, kandi yari akwiye kwiha ibyiza. Amaze kumubwira mu magambo yongeye kumuhesha urushyi ati Imana nisingizwe mu ijuru, maze munsi abitonda bahorana amahoro. Ayo magambo ayavuga ageretse ikiganza cye ku cye. Noneho arakomeza atera abari aho amazi abagendamo. Ageze kuri Stefaniya ati ubwicishe bugufi nibwo buranga buri muntu wese. Nta n'umwe uzikuza ngo abe uwanjye, ariko uzaba yaricishije bugufi azabona ikuzo rinturutseho. Ntawe uzitwaza uriya cyangwa uyu, azitwaza jyewe jyenyine wamumubwiye. Utazi icyo yabwiwe cyangwa icyo yakoze, utazi uwo yabwiye cyangwa yahereje, ibyo biramureba. Twirinde kwikuza, kuko ubwumvikane bw'umuntu n'Imana bituruka mu rukundo rwa Gikristo. Yezu nakuzwe ahantu hose, maze asingizwe mu mashami no mu bushorishori bw'igiti, maze munsi kandi abitonda bahorana amahoro. Ubwo yamubwiraga mu magambo atanamureba, ahubwo areba umumutumaho. Arangije amuhesha amazi urushyi inshuro ya kabiri, akomeza gutera abantu amazi. Ageze ku mwana witwa Rigobert waturutse i Goma muri Zayire, usanzwe arwara mu mutwe, ati uzihanganira uburwayi bwawe, bwaba ubw'umubiri cyangwa ubwa roho. Uramenye ntuzinube, kuko ugukunda atagukuraho amaso n'umutima. Mbikubwiye ngukunze. Imana isingizwe mu ijuru, munsi abitonda bahorana amahoro. Arakomeza atera abantu amazi, agera kuri Superfe Michel amuhesha amazi urushyi inshuro ebyiri. Amuramburaho ibiganza ati uzakorera igihugu cyawe, nta gihembo ushaka cyangwa utegereje, nta kurenganya nta no kurengera, ubikoze mu rukundo kandi ubikoze no mu rugero ruri rwo. Urantunganyirize uko mbikubwiye, kuko nzakubaza ubuzima bw'abantu benshi, ari abarenganye ari n'abatarenganye. Uzasabe rero urumuri n'impano yo kugira ngo uzasobanukirwe ukuri n'ukutari ukuri. Niba uzabishobora, urasabira Roho Mutagatifu akumurikire, byose bizatungana. Arakomeza atera abantu amazi, agera kuri Victorine waturutse muri Burkina Faso, amuhesha urushyi ati uzakorera Imana n'umutima wawe wose, ukurikije amasezerano wasezeranye igihe wasezeranaga imbere y'uruhanga rw'umwana wanjye, maze uvuge uti haragasingizwa Yezu mwiza wampaye kugira ngo nshobore kugutunganyiriza. Arakomeza atera abantu amazi, agera imbere y'abasore babiri barimo Kalisa Jean Bosco. Umwe amuhesha urushyi, aha n'uwa kabiri, aha n'undi wari ubari iruhande. Ati muzakunda Imana n'umutima wanyu wose, urukundo rubarange aho muri hose, cyane cyane gufashanya, haba ari umukene, indushyi, umupfakazi, cyane ku mpumyi kuko zitibonera ngo zisabire. Ibyo murabimenye mubikora mu rukundo rwanyu n'urw'Imana, atari ukubikorera amaso y'abantu. Imana nisingizwe mu ijuru, maze munsi abitonda bahorana amahoro. Akomeza gutera amazi, agenda asanga akana ntikabimenya,
akakari iruhande agahesha amazi ku rushyi, noneho n'akambere kaba karahugutse agahesha urushyi inshuro ebyiri, abaramburiraho ibiganza ababwirira icyarimwe ati muzumvira ababyeyi banyu n'umutima wanyu wose, kandi muzakomeze kwitoza gukunda Yezu uri mu Kristiya, ntimuzakorane umutima w'ubuhabe, muzakorane umutima w'urukundo, ubwicishe bugufi, mwumvira ababyeyi banyu. Ahera ko atera indirimbo ati ababyeyi kukurerera neza, uha abana gukurana urukundo, ndi uwawe, ndi uwawe. Abo bana bombi umwe yitwa Mukandori undi Musabyimana. Akomeza kugenda atera abantu amazi, aza guhura n'umugabo ufite agacupa mu ntoki, arakamwaka amusukira ku mazi yateraga abantu. Arakomeza aza gushyira asubira kuri podiyumu, agenda afata buri kajerekani amazi akarimo akayagabanyiriza muri ka kadobo. Nk'aho yamanutse afata kandi kajerekani asuka ku mazi yako mu kadobo, ubwo ariko kandi yikiriza akoresheje umutwe. Noneho afata agacuma arakishimira araseka, akora ku kimenyetso cy'umusaraba agiye gukubita ku munwa ngo anywe, asa naho hari icyo abajijwe arasubiza aterega ntago ari ubusambo ahubwo ni inyota nari mfite. Noneho ashyira ku munwa aranywa biratinda, araruhuka yongera gukubita ku munwa, noneho nk'aho ariko abibwiwe afata amazi ku rushyi yo muri ka gacuma ashyira muri ka kadobo, agacuma aragatereka, afata ka kadobo akomeza urugendo. Ubwo ariko kandi akaba hanze amaso uwo bavuganaga. Ati ndagira vuba vuba kugira ngo umpe ibihembo wanyemereye, no kugira ngo mutagenda mutambwiye igihe muzagarukira. Ubwo afata inzira agenda yihuta n'ingufu nyinshi, akomeza gutera abantu. Ageze imbere y'abantu bari hamwe avuga nk'aho abibwiwe ati dutsinde nk'aho twavuye tukagera ino ni kure cyane, muramenye muzatsinde mukora urugendo nk'urwo mwakoze mugana kuri Yezu, ntimuzatsindwe. Arakomeza atera abantu amazi, arashyira asubira kuri podiyumu ati nizere yuko mwambwiye akazi nkaba nkarangije. Atega amatwi gato ati ubuse hari ahasigaye? Ntaho ntageze ahubwo ndananiwe cyane. Atega amatwi gato noneho avuga ababaye ati ariko ndananiwe. Abaza nk'aho abibwiwe ati nihangane, ubuse ko umurima wanyu ari munini cyane, mukambwira ngo indabo zigenda zirwana, amazi agashira kubera ko ngenda ntera no kuzo nateye kenshi cyane, bigatuma rero nanirwa vuba vuba. Atega amatwi akanya avuga abaza nk'aho ariko abwiwe ati ubwo se ni ukwitetesha? Ubwo noneho afata akajerekani kuzuye amazi agapfundurana ingufu nyinshi gasa nk'aho kamunaniye. Wari umuri hafi amufasha kugapfundura karemera, arongera aragapfundikira nk'aho abibwiwe, noneho we ubwe arakipfundurira ariko kabanza kwanga gupfunduka, karashyira karemera. Afata amazi yako asuka mu gacuma, asuka no muri ya ndobo yahoze akoresha aruzuza. Akadobo kose arakamanukana yongera kujya gutera amazi. Ageze kuri Francina atuzakomeze ukunda Imana n'umutima wawe wose, ntuzacike intege ngo wumve gusenga bikunaniye, uzasaba imbaraga n'urumuri, uzambaze usenge, usabe atari wowe wenyine wisabira, usabire umuryango wawe na rubanda rwose utazi. Wagize amahirwe we wagize impano yo kumenya icyo Imana icyo ari cyo, urasenge ukora icyo umutimanama wawe ukubwiye.
kiri cyo atari icyo kukuyobya. Mbikubwiye ndi umubyeyi kandi ngukunze, nubisaba ubikuye ku mutima nzagufasha. Imana isingizwe mu ijuru, munsi abitonda bahorana amahoro. Noneho araririmba ati dukunde dushime dukuze Mariya. Akomeza kugenda aririmba ibitero byayo yikiriza. Agera kuri aha bashyizeho utudomo, nta zina ry'umuntu bashyizeho, ariko uwo yarabwiwe aturahirwa wowe wagaragaje urukundo ukunda Imana. Komeza urwane ishyaka maze utunganye ya ndahiro warahiriye imbere y'uruhanga rw'umwana wanjye, uvuga uti nzagukorera uko nshoboye kose. Koko mukorere, mukunde nawe umukundisha abandi. Muyoboke, umuyoboreho n'abandi nawe umuyoboke. Urafashe uje gusanga, urakira abana b'imfubyi, nubona baje bakugana. Mu rukundo rwa Kristo, Imana nisingizwe mu ijuru, munsi abitonda bahorana amahoro. Ageze kuri Vugitori hategeka Imana ati nk'uko nabikubwiye ndacyagusubiriramo. Urasenge cyane, urambaze kandi uzakomeze urwane ishyaka, icyo uharanira muri iki gihe uzakigeraho. Ntihazagire ugushuka ngo agukure umutima cyangwa se atume uhangayika maze ugire intege nkeya. Nibagusaba kwiga ibikomeye uzabikore. Nibagusaba kwiga ibyoroshye uzabikora, ariko kugeza igihe uzagera ku cyo ushaka. Ndagusaba kwiyegurira umwana wanjye nk'uko umutima wawe habyifuza. Uramenye ntuzatetereze izina ry'umwana wanjye, kandi ntuzigere na rimwe wiheba, kuko igihe cyose mba nguhanze amaso. Ubwo akomeza kugenda mu bantu abatera amazi, ageze imbere ya Domina Mukakayanda ati wowe wazindutse uzi icyakuzanye, ukomeze uzirikane icyakuzanye, waba unaniwe waba utananiwe, maze usingize Imana uyibwira uti Nyagasani ko ndi umunyantege nke, ko nshonje nkaba nkeneye kurya, ko mfite inyota nkaba nkeneye kunywa. Maze ibyo nubivuga ubikuye ku mutima, icyo uzasaba cyose uzakibona. Ntuzishinga amagambo y'abantu ngo kuko umutima, ntuzagire na rimwe urangazwa n'umubiri, kuko umubiri ni ikintu gishira nk'ubusa. Urapfa ntuwujyana, ntunawusigaza. Barawutabika maze roho yawe ikagenda. Uramenye mbikubwiye ngucira amarenga, kuko ikiri imbere utakizi. Ugafata amazi ari mu tujerekani ayasuka muri ka kadobo, ariko abigirana ingufu nyinshi cyane. Akagabanya ku mazi asuka mu kadobo, amaze gushyiramo amazi ahagije, byose abisubiza mu mwanya wabyo, ariko ubona ko nta mbaraga agifite. Yigira aho yahoze ati nizere ko noneho ndangije, ariko intege mfite ni izo kwita nananiwe, inyota, byose, ariko ntacyo. Nizere ko ubu tugiye kuganira uko mwambwiye, ariko mbere yo kuganira nimubanze mumbwire igihe muzagarukira. Ntahera mu kuganira nkazategereza yenda mugahita munigendera. Erega burya ijambo ni inkoramutima. Asa n'useka ku cyo abwiwe ati maze iminota ingahe ishize
uzi ko umwanya munini ari uwo kuvomera indabo zanyu, ubundi ntitwigeze tuganira n'iminota 2 gusa. Asa n'useka ku cyo abwiwe, ati nimumubwire igihe muzagarukira. Atega amatwi, abaza mutumvise neza icyo abwiwe, ati sangahe. Nkaho yasetse, ati ubwo se ko nzaba nishimye, iteka kuri anniversaire yanjye mba nishimye, iteka kuri anniversaire yanjye mba nishimye nabuze uko nifata, ku buryo niyo tubonanye ntabona icyo mbaganiriza. Akubita agatwenge, ati ko ari kera ariko ubu rero ni ukurara mbitekereza. Kuri anniversaire iteka mba meze nk'akantu k'agasazi, mbega muri njyewe nyine nishimye kuko mba nibuka ahantu mwankuye, mba nibuka ahantu mwatangiye kunyigaragariza n'ibyo yemwe nari ndimo nkora, nkibuka ibintu byinshi cyane bikarushaho kunshimisha. Ubwo se noneho muzakubitira ko mumpaye iyo rendezvous y'icyo gihe, noneho bizaba amahoro. Araseka, ati niyo ndwaye nyine ndakira, ndihangana nyine nkumva nakize. Mbwira rero nimvuga nti yewe twe kuvuga menshi, isaha irimo iragenda ubwo ndabizi. Avuga asubiramo, atuzi ko kuri 15 z'ukwezi kwa gatanu muri 87. Araseka, atuzi ko binshimishije itaragera, usibye ko ari kera cyane. Ukwa mbere, ukwa kabiri, ukwa gatatu, ukwa kane, amezi 4. Ariko nizere ko muzansura njyenyine, kuko ubona ibibazo nsigaye ngira ni byinshi cyane, birenze ubuzima mfite kuri iki gihe, birenze imyaka yanjye n'ubwenge bwanjye. Ariko kubera ko nta kundi byamera, nkifatanya nkamera nk'imfubyi kandi mfite data na mama, mbafite mwebwe. Ariko nkumva nta kintu bimbwiye, ku buryo usanga nk'abantu bambaza ngo mbese urumva bimeze bite, ni rwose ni byiza cyane, nkabona ntako nabona bigereranya, kandi ubwo yenda nashize napfuye. Aceceka gato, yongera gusubiramo, ati kuri 15. Araseka, ati 15 z'ukwa gatanu muri 87. Ha, simbizi, nahanyu kuko muzamfasha. Iteka icyo gihe mba nishimye cyane, ariko mbere yo kugira ngo nishime ndetse ngire nte, muzi ko ubushize mwabimbwiye mukaza mu masaa 6 saa 5 nk'igihe mwatangiriye kunyigaragariza. Nagira ngo mbabaze niba muzaza mukansanga aho mwansanze na mbere, mumbwire isaha iyo ariyo, niba muzongera tukongera tukaganira ku mugaragaro nabyo ntahe mbizi. Ariko uyu munsi kubona mwishimye umunsi wose birantangaje, ahubwo ubundi mwishimaga mumbeshya, ubundi nkabona murarakaye, nkabona murababaye. Yego ntimurakara ariko mbona. Arikoroza, ati dukomeze. Araseka maze asubiza nkaho abibwiwe, atoya ntabwo ari uburyarya, ariko erega niko bigenda, wahora uvuga ukaranguza ubudahwa na benshi. Araseka maze abaza nkaho atumvise icyo abwiwe, arikiriza, atuzambaza nzamubwira ko mwambwiye ko muzansanga aho mwansanze na mbere mu masaa 6 mu kiliziya muri paruwasi y'Ikibeho. Ubundi mumbwira ko muzongera kuza tukishimana ku mugaragaro mu masaa 10:15. Hehe? I Butare? Ahantu hose cyangwa hehe? Atega amatwi gato, abaza musubira mu byo abwiwe, ati Kibeho. Araseka asubiramo, ati Kibeho ubwo se, ariko murahakunda. Abaza nkaho atumvise neza icyo abwiwe, arasubiza,
ati ubwo se nahanga nte ariho navukiye? Ariko ye muransetsa koko. Nizere ko muzampa kwishima muri ayo mezi 4, nkitegura bihagije, nkihangana koko bigaragaza umwana w'Imana. Sinzabe nka wa wundi ngo nigeze kumubona, ariko biba nigeze kubwirwa, ariko mba nigeze kubwirwa. Ntiyemeze niba yarabwiwe, niba se yararebye, niba yarumvise cyangwa yarumviye. Ndasaba nkomeje bikayibanga ryacu yuko ntazigera na rimwe, urabona mbikubwiye ndi umwana wawe nkuruzi imbere yanjye. Atari ukuvuga ngo ni ibicucu, atari ukuvuga ngo ndasenga ndabikubwira mu magambo, ndakuruza urambona. Ntaho ngukinze uranzi. Ndagusaba ngo sinzagire icyo niyongereraho mu magambo mwambwiye, sinzagire icyo ngabanuraho mu byo munshakaho, sinzihimbire amazina n'ubwenge ntigeze, sinzihakane data umwe na mama umwe ari we mukubiyemo. Sinzigera na rimwe ngenda nca igihugu umugongo, nigira uko ntari n'icyubahiro ntakwiye, nkura abantu umutima kugira ngo bakunde banyemere kuko ntacyo ndicyo. Sinzigera na rimwe nshaka ikingira muremure kandi mugufiya. Ndabigusaba nkomeje kandi mbitekereje igihe. Uzi ko atari ukugira ngo ni ukwikuza cyangwa iki, urabona abantu benshi bavuze ngo mwarabigaragarije, twe ntituzi gusobanura. Sinshobora kuvuga ngo uyu nuriya ni bariya, oya. Abenshi mwigaragarije, ugasanga umwe aragenda yifata uko ashaka hariya, undi arifata uko ashaka hariya. Bituma abantu bamubona ngo aha, nguriya nzi, nguriya gutya na gutya, ngo nibyo batubeshya. Urumva ko hagati aho birababaje. None se ninkora ikintu uriya utemera ushidikanya ambona, azemera ate? Azabyumva ate kandi muciye intege? Urumva ko bikomeye. Ndagusaba rero njyewe umuja wawe, njyewe uruzi w'umunyabyaha, imyaka mfite ni mike, ariko nubwo ari mike itekereza nabi, iri mu gihe kibi. Ndagusaba niba unyumva, nzi ko unkunda uzampira byose ngusabye, kandi ibyo nifuje ntibizabe ku bwanjye, bizabe ku bantu bose. Icyo nifuje uzakigabireho n'abantu bose. Sinifuza ibyo nihererana, icyo nifuza ko nge wagize amahirwe yo kukubona nkakubwira, ujye ugisakaza muri rubanda rwagati, unsigire igice cy'icyo ubahaye. Si ibyo mvuga bije gusa, maze umwaka wose mbitekereza, ariko kugira ngo mbikubwire nkabura uko mbivuga. Waza kunsura ndi njyenyine nkaba mfite ibindi byo ku ruhande nshobora kukubwira. None hashize imyaka myinshi cyane, guhera muri 82 kugeza muri 86. Abantu benshi mwiyeretse sinshobora kubihamya, mwabasezeyeho nge nagize amahirwe yo gukomeza kubabona, nkabatakambira nkabateta imbere. Sinzatete ntese ngo nzagumye nasame gusa ne kugira icyo nimarira. Urampe gufasha abakene igihe nzaba mfite icyo mbafashisha, igihe nkifite amaboko yanjye n'amaguru yo kwihereza. Sinzakorera amaso y'uyu ndeba, nzakorera amaso yanyu. Urampe kugira ngo umukecuru wanjye ye kuzanyinuba. Asubiramo ati ye kuzanyinuba. Namwijeje ko njyewe ku giti cyanjye ndi umwana agomba kubwira icyo ashaka cyose. Ntanzi usibye kunyumva atambona, izina ryanjye nshobora no kumubwira itari ryo, ariko ku buryo nzi. Nge ndamubona sinzamuha mu mutima, azahume ku giti cye, ku mubiri ariko ku mutima humutse. Si uwo wenyine, n'abandi bose bameze nkawe
n'abandi bamusumbye batagira kirengera bari hirya no hino. Mawe mwiza, ndi umunyantege nke, ni byinshi cyane sinzi ko nshobora kubirangiza. Atega amatwi akanya, abaza nk'utumvise neza icyo abwiwe, ati murakoze. Akomeza gutega amatwi, akabaza nk'utumvise neza icyo abwiwe, bigeze aho aterega bisanzwe ko indabo hariho izitoha hakaba n'izumye. Ngewe rero navomereye izo nashyikiriye, izo ntashyikiriye sinzizi. Atega amatwi gato arasubiza atoya, hose ntaho ntageze. Abaza nk'utumvise neza icyo abwiwe, ati hasigaye iki? Mumbwiye ko hasigaye rumwe kugira ngo mushobore kumbwira ikimfasha, nkaba mbona zose nazivomereye ndabigenza nte? Nagusezeranije ko nzakumvira uko nshoboye kose, niba ubona mbikwiye unkoresha icyo ushaka. Ubwo ahera ko yihuta, afata akajerekani, yambara ishapure ye, aramanuka. Agomba kuba hari umuntu atari yahaye umugisha yarabwiwe. Agenda yihuta, asanga Padiri Laurenti Karibushi aho yarari, amuha amazi, aramubwira ati paruwasi urimo uzayikomeze, uzayirinde ikiyihungabanya igihe uzakibona, kandi uzankorere ukurikije amasezerano wasezeranye, uzakomeze ube intangarugero. Abakuvuga bose amagambo ntaho akora. Arayoyomba, ikibi ni igisebe cyo kuri Roho. Imana isingizwe mu ijuru, munsi abitonda bahorana amahoro. Ubwo yahereye ko avuga ati narinzi ko nazirangije, kandi izo umbwira zose ni ugushakisha mu ndabo nyinshi, ku buryo nagendaga ntera nkibwira ko nazirangije. Abaza nk'utumvise neza, ati nizeye ko bitakuviramo kurakara, icyo wifuza cyose ndagikora. Ahera ko abwira Bernadette w'Inyamirambo, ati urugendo wakoze rurakubera ruhire rwose, ntiwihebe. Niyo wahura n'ibizazane nabigufashamo, nakurinda umwanzi. Igihe uzasaba uzakomeze amavi nk'uko ubigenza, usenga ubishyizeho umwete. Naho babandi bose barakubeshya. Ntihazagire ukujya mu gutwi ngo kora iki, umutima nama wawe urahari. Hanyuma yaje no guha umugisha umugore witwa Jeanne w'i Kanombe, amusukaho amazi mu ntoki, akora n'ikimenyetso cy'umusaraba. Aza kubaza nk'utumvise neza icyo abwiwe, arikiriza araseka, ati cyangwa uribagiwe? Kuki se wahoze umbwira ko ari indabo? Araseka cyane, ati mwahoze mumbwira ko ari ukuvomera indabo, none ndavuze nti ndabarangije kugira ngo numve icyo mumbwira. Murambwira ngo hasigaye umwe. Araseka cyane, ati hanyuma se umuntu ahindutse ururabo, cyangwa se ururabo rwiyuburiyemo umuntu? Ubwo se ni ukuvuga ko n'abandi bose bari abantu? Abaza nk'utumvise neza icyo abwiwe, avuga nk'ugisubiramo, ati wagira ngo unyumve? Ahubwo nibyo. Araseka cyane, ati ahubwo nzaguseka. Ese mama, uzi ko ushaje? Araseka cyane, arasubiza nk'aho abibajijwe, ati kubera ko wabanje kumbwira ngo indabo, none ukaba wibagiwe ngo hasigaye umuntu umwe. Ubwo rero urashaje, usigaye wibagirwa. Abaza nk'utumvise icyo abwiwe, asubiramo abaza, ati wagira ngo unyumve? Hasigaye zingahe se? Rumwe? Ubu se ndajya kurushakisha hehe? Atega amatwi akanya, ati ariko se urwo rurabo rurashakwa?
ubwo rwasigaye rwonyine rute? Cyangwa vuga uti ni umuntu njye kumushaka? Araseka ati cyangwa umbwire izina rye ngende mushake. Abaza nk'aho abibwiwe ati simuzi, napfa kumushakisha nkanabaririza. Nuko iwanyu nta bagenzi bahaba, muzi ari nk'ikibeho? Upfa kuvuga izina gusa, bahita bamukurangira. Naho iwanyu se, ubwo umuntu abayoboje nko mu ijuru ntimwamuyobora? Araseka abaza nk'utumvise neza icyo abwiwe, arasubiza atoya, ntabwo ari ukugumya kukuringana. Abaza nk'usubira mu byo abwiwe ati rumwe ruri hehe? Atega amatwi areba hirya no hino ati hariya hose nahageze, nahavomereye amazi menshi ku buryo ntarwo naciyeho. Uko mwabinyeretse se siko nabikoze? Kuki se mwebwe mutarunyeretse? Kandi dore nananiwe, umugongo wacitse. Abaza nk'utumvise neza icyo abwiwe, arasubiza aterega burya umwana muto yarwara umugongo. Ntiwari ubizi se mama? Agapfa. Ubwo se nk'umuntu agukinduyemo inkoni ntiwababara? Abaza nk'aho atumvise neza ati burya rero inkoni ntibabaza. Hari ikindi kintu kibaho kibabaza. Ushobora nko kwitura hasi ukajyana igihumura gutya witangira, bigatuma uvunika cyane. Nawe inkoni se ko bagukubita ubundi ikabyimbuka ukagenda? Nawe ikintu gihora kikurya wajya kunama ngana gutya, njya kunama nkandara boshye umukecuru? Abaza nk'utumvise icyo abwiwe, arasubiza ati ntarwo mbonerega. Araseka asubira nk'aho asubira mu ijambo abwiwe ati ntabwo ari ukukuringana, nuko ntarwo mbona. Atega amatwi gato arikiriza, abaza nk'aho asubira mu ijambo abwiwe ati ururabo nindwihorere? Ye, hanyuma se noneho nindwihorera nkora iki? Atega amatwi asubira mu byo abwiwe ati urambwira umuntu ni uwarembye n'impumyi, ni igipfamatwi ni iki? Kuki se ari we utoranyije mu baje Kibeho bose bagataha nta n'utuzi ubahaye, ahubwo ukavomerera indabo z'iwanyu gusa? Uzi ko wikunda? Ubwo uzi ukuntu inyota yabishe? Njyewe se ko yari yanyishe turi kumwe. Uzi izuba nasize rihava? Havaga izuba ryinshi cyane nyine ku buryo buteye ubwoba, nahavuye iminwa yumye. Abaza nk'utumvise neza ati yitwa nde? Atega amatwi ati uwo simuzi. Akomeza gutega amatwi, arasubiza ati ndaza kubaza abantu bahari kugira ngo numve ko bamuzi. Oya, ndababaza. None se ubwo napfa gutoroma ntazi ahantu njya? Boshye umuntu utagira ubwenge. Niyo umuntu agiye ahantu atahazi arayoboza ati nimunyobore kwa kanaka. Nanjye ndavuga nti ese umuntu witwa gutya na gutya ko mufitiye nimwamundangira? Avuga nk'aho abibajijwe ati nibambaza icyo mushakira ndavuga ko hari umuntu wamuntumyeho w'ahantu hanaha. Abaza nk'aho atumvise neza icyo abwiwe asubiramo ati ni umwana ugukunda cyane. Kubera icyo agukunda cyane? Abandi bose se ntitugukunda? Ameze ate? Atega amatwi akanya arabaza atarabyibushye? Arananutse se? Ameze ate? Avuga nk'aho ariko abwiwe atababyibushye bari Kibeho ni benshi. Ye, hariho ababyibushye birengeje, ubwo se wamenya utoramo nde?
ubu se njye ndananutse cyangwa ninjye wibeshyaga? Araseka atega amatwi akanya arikiriza ati ndamushyira yahe mazi se ko uruzi ntayo mfite? Atega amatwi yongera kubaza ati ubwo se watanga ikintu udafite? Akomeza gutega amatwi arabaza ati dukeya. Uko nduzi gutya niko ndi nyine, nta kintu ngukinze mfite, natanga icyo ntagira. Atega amatwi ati cyangwa muntize ikibindi kimwe muri biriya by'iwanyu nzakikugarurire kuri 15. Atega amatwi gato ahera karagenda aza kubaza ati ntiwambwiye se ko muha kurushyi inshuro 3? Ndamubwira ngo iki? Ariko abantu b'ikibeho ntibibaza kimwe, bashobora kwibaza ngo ese biriya ni ibiki akora. Uzi ko iyo tumaze gutandukana tuba tugiye ahandi hantu, nk'ubu turi kumwe ndumva nishimye, ndumva nta kintu cyo ku ruhande ntekereza, ndumva nta kindi cyo ku ruhande nzi rwose mbona. Ariko ningera ikibeho ndatangira gutekereza ntese kanaka ndamukura he? Aha umwanditsi yaranditse ngo sinashoboye kumenya amaherezo niba yarabonye uwo muntu bwari bwije abantu bahera ko bataha, sinamenye uko birangiye. Bavandimwe duhuriye kuri umurongo Roho Nyir'Ukuri, ibonekerwa ry'uyu munsi ni ahangaha rirangiriye. Ubutaha tuzabasomera ibonekerwa ryakurikiyeho, ari ryo kuri 20/3 mu mwaka wa 87. Uwo munsi Valentina yabonekewe na Yezu. Murakoze, mugira amahoro. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Igitabo